Yes, one more time. This is Awaye TV show. Nizere kumeze neza cyane mu bice bigiye bitandukanye aho ushobora kuri hose kuri screen yawe. Uburyo bwari bwose ushobora kuba uri gukoresha uri kundeba. Nizere ko ibintu byose ari fresh sana. One more time kuri screen yawe nge nitwa Plati Wanyama Alio Tech for Lux Mountain the baddest from the heart of Kinyaga. The Awaye TV show buri munsi ni episode. Ako today it's a big bang in town. Here on the bridge to Kwena Mr. Kiswahili Bodack. Wagwan man. Hey, good bro. Mr. Fresh. I'm good. Yeah man. Kugira ngo batagira ngo weno no kubabeshya. Drop some verses here. Yo. Kuri street apa ninde mukale kila maramba ndi gushaka umugati yang niga nameze umusatsi mbisaziye mu nzanira ikiburi nagukoma flow gahuruza so ndi criminal na namese nimo blunt ku mudomo nge mora lozi dike muzirye mutahire do deal zufu sinchaka kigali nyigwa ndi kumutaka izi bitch nzi kwa muzikwa tankire mibiri maze nkazisaza kumubagomba meze nk'imasa no gukozaho rimwe nkagusaza. Hey yo, Mr. Kiswahili Bodack. Hey, Mr. Fresh. I'm good brother. Meze cyane. The big rapper in town. Uyu numwe mu raperi cyane verses wa kenshi zivanzemo ururimi rw'Igiswahili cyane. Ngo kumasa. What does it mean? Kumubago mbameze nk'imasa. Nk'imasa nino. You say, how am I gonna explain to you? Like, urabona imasa uburyo ibiri hardcore like ibintu byose bikorana imbaraga. So nanjye buri map yose wana mba nasaze wana. Okay. So music ya Mr. Kiswahili ni music iteye gute? Music ya Mr. Kiswahili ni music ngora solo career. Fite team dukorana Kavi Music Presents harimo Zeo Trap harimo ngewe harimo Twist Chaka Nanis Grand Frere wa Zeo Trap. Ariko ubu ngubu nta bikorwa byinshi turashyira hanze tumaze gushyira hanze buri wese afite nk'ingoma ebyiri eshatu gutyo nta ibikorwa biraba byinshi ariko soon ngewe nanjye nda dropping another banger no hanze vuba. Ewan, stay in touch like ubu ngubu it's time to work. Yeah man, it's time to work. And kigana kubwira ngo uyu numwe mu basore bameze neza cyane yabanje kukwigaragaza utagira ngo arimo arakubeshya cyangwa arimo araguhimbira ariko nkavuga ati se akakanya ufite izihe nzozi mu muziki wawe? Inzozi mfite nk'umusani wari wese umusani wese afite inzozi zo gukora ibintu bya danger platform zose bakamumenya ingoma zacu zikumvwa like mfite na personal goals ku giti cyanjye I wanna achieve something I wanna achieve ibintu biri best so ngemba neganya ko muri 2 years 3 years iri imbere ngomba gukora Yohana ibintu bigomba kunyambutsa no imipaka like ubu ngubu nibwo bigitangira I didn't give them Kiswahili this time nibwo noneho Yohana I'm about to give them real shit. Bodack Kiswahili kuba wandika mu rurimi rw'Igiswahili ni ukuvuga ko nirwo rurimi navuga ngo wavukiyemo? Like my dad is from BJ and my mom from TZ. Like nijavuki na hariko now ndahagera kenshi kuko niwe my family but my friends most of them they are there. It's like home. Uguyo ndi hano naho ni nko mu rugo hose turisanga. People from BJ, people from TZ, go and support this guy. He's very talented. Nicyo kintu nakubwira cyo indirimbo ya droppinze bwa mbere iri solo yitwa gute? First song na droppinze yitwa Turataruka. Wadukubitiraho verse ya mbere. Like wow elimina we tutapatia wazile everyday tuwa turi muri buri wagiri akili yanjye bimira fata padili babele muri lomba rashaka dadili nibili gusabikaza kuzamuka firi kabiri turaza gufata isiri nasiri njobe me nawe spari tuzigonge surabizi ko nge nabi abiri okay 4K kuri call phone ufate code bombe ndagucubana kuzana love ndagucubana kuzana love. Uyu mukapo kandi mwamumenye mu ndirimbo ari kumwe na Byina Trap when there is a verse kugira ngo bahite babyibuka fresh like yo bazi cyane ni yo mu mazi y'abasoda ukinita generali akapora limi nitakubali usunilize maswali kwani mimi nongea lugha gani mnajihisisha babi lakini mnapenda kubek kila mtu atastay na kwenye amisia tunaga game ama zina bunduki kwa bega tunajipaga moyo everyday siku la kiki enaga the fame na siko tayari kuhisi kufail hisi kufail. Akakanya cyane ukibaza ngo ese kuba uri umuraperi mwiza kuba wandika neza ubikomora kurinde? Like
in my family nta muhanzi nziyo like shobora kuba ari nkanjye wa mbere n'abahari bandi like byaranze tracks ziguma mu tuvumo ntabwo zirenga umutaru ariko I think ni nk'ibintu byanjemo bitewe n'ukuntu umuntu yakuze we were surrounded by music everywhere and hose muziki urabizi this generation ama TV kiniki nta kindi cyari kutwongoza like uretse ibyo ngibyo so urumva njyewe inganzo yanjye aho nyikura kuri internet school najyaga nkubita utuboro kandi nari no mudensa urabizi twatangiye turi abadensa bamwe bwo batumenya ari benshi so urumva bifite ahantu bigenda biva ariko nta muntu mbikomoraho ase bwa mbere ukivuga ati nge Bodack nge kwandika indirimbo wari uri wenda duhereze nk'isho nk'umuntu uri kukura aka kanya hano uvuga ati aka kandi kumva nakandika ako kanya niye mood wari urimo bwa mbere nandika indirimbo ntabwo nari ndi njyenyine buriya like bwa mbere nandika indirimbo nandi kumwe na gang tujya tukiri byina trap ariko mfite utundi tuboro najyaga nkubita school two do freestyle kwa kuri bamwicaye muri kuganira abantu ariko tarabyanditse fresh bitararangiye ariko kuko wenda ari we wenyine uri kubikora muri ako kanya bose bakabatached ibintu uri gukora ukabona bara appreciatinze so najyaga mfataga kayi nkandika utuntu two do freestyle cyangwa se nkashishura utw'abandi je nkajya gukubita school urumva so gakega koko nagendaga mbikora byagiye bigenda bituma umuntu agira improvement ewana ubu ngoma ya mbere nanditse ewana nanubwo nibuka uko yitwa kareka none se ubu ngubu nabo ngwenda Bodack ubuzima bwe bw'umuziki umunsi ku munsi nihe shusho wahereza umuntu cyangwa se abantu bakunda umuziki wawe ishusho y'umunsi mu bijyanye n'umuziki bipanze gute like usually to in your life with free time bagomba kuvugana na producer ambaza uko bimeze niba afite time amwinjirira niba there is something to work on tugakora nta birenze ngeyo mfite free time ubundi bagomba guhuza na producer wanjye apart from music ni iki kindi wenda uvuga ngo Bodack bashaka ko bamusangamo utansanze muri music wansanga muri art kavukire ati nk'ibisanzwe babizi turaba artist all gang bitari ibyo wansanga muri zindi boro zindi zanjye ziri personal ariko ntabwo ndazishyira hanze ariko ndashaka nimara kuzitegura fresh ndashaka gukora ibintu bimeze nka brand urabona nk'aya t-shirt yanyu ndashaka kuzajya nshyiraho boro za kitenge ziri made in Africa ariko noneho zo ukazibona muri track za trap kibazo ukuntu zagezemo ngiye nkabaha script ariko iri like igaragaza culture yacu nk'abanyafrika uburyo bwa fashion uburyo bwa fashion ariko noneho ndi kuguhereza rap ziza ariko ukabona ko is from Africa okay ubu ngubu se wenda tuvuga umuntu uramutse gutunguye kavuga ati gutunguye nihe navuga ngo freestyle kuno kugaruka mu mutwe freestyle ikunda kungarukamo ni freestyle nakubise mu ngoma bita byina drill ndi kumwe na gang kubera iyo freestyle narayikubise abajama barayikunda nubwo bumvaga igiswahili fresh ariko zero trap nayimo kubitiye bwa mbere arambwira uti ni boro no bwa mbere nayumva like uburyo urimo rhyminga na handi ya ndabyumva okay drop some verses here like Black is treaty let me like Jiggy Billy Kani let me like Kiki oh my lad I just snitchy Kani ko all week zama drip zama intimate na tumia ink kufika jail mzansi mziki yes I'm sick siki ya chiki shikila hasini meka bajibi shakila aje ni mupige watanashika kwa wiki brings the tamshi bila mapunch bila nadhani na kula gigant mziki tumefanya kwenye wakati nyote na wishi mugawanyi gat gati man amwita Bodack Mr Kiswahili niki kintu kigukunda navuga ngo giguca intege mu muziki wawe navuga ati hari igihe none bigeraho umva ntanze urabona gang wino misi ibibazo ni byinshi cyane ko buriya nta n'ubuzima butagira imbogamizi ariko iyo ukomeza gupushinga navuga ngo handi uba wumva rwose uko byase kose ndi kumva ntangiye gucika intege biba byagenze gute ubundi ukuntu bimeze man ni kenshi tu njya mfata nk'umwanzuro nkumva music nayireka hari n'igihe njya mfata telefone yanjye nkasiba ibintu byose indirimbo nkazisiba ibi bintu n'amafoto ibintu byose bimuza n'umuziki nkabisiba urumva kubera ibintu tugenda ducamo every day buri munsi abantu duhura nabo
ibibazo duhora nabyo mu buzima hagiye bibaza ko hari ibintu bitagenda kuko hari ibindi uri gukora ariko naje gusanga buriya ibintu byose ntabwo bigenda kuko hari ibyo utari gukora ahubwo ukuntu ibintu bigenda niko biba bikwiye kugenda umuntu aba afite ibintu byinshi abantu baguca intege ariko ntabwo wabataho umwanya kubera ntabwo bazigiye watangira urugendo rwawe nta nubwo bazigiye wafatiye umwanzuro w'ubuzima bwawe ariko ibyo ntibibura ntabwo uzabura abantu baguca intege mu buzima bakwinjirire bakubwira ibintu biri senseless ibintu bidafatika ariko ibyo byose umuntu arabyirengagiza hejuru y'iyo pain ugakomeza kugrinding on kandi ibyo ngibyo nkeka ko ari nabyo bituma umuntu sometimes yandika ibintu gera no hejuru cyane like udafite haso udafite problem runaka ntabwo wakwandika ibintu bizima ntabwo ari nk'umwana wenda urugero uvuka asanga urugero hari abo njya numva bandika flow ngo banukirwa n'amafi sinzi niba ifinuka urumva sinzi niba ifinuka ariko ntabwo waba utabona ibintu bya danger ngo wandike ibintu bya danger like ubuhanzi bisaba kubona too many things kugira ngo ibintu byose bicamo ese Bodack wenda umuziki we navuga ngo kuri ubu ngubu kuba ukora navuga ngo ubu ngubu uhagaze kuri uwe rwego uvuga ngo uvuga ati wenda umuziki wanjye uhagaze kuri uru rwego ahari uko byose kose hari aho navuye hari naho ngeze like ubundi njyewe ukuntu mbibona mfite platform runaka namaze kubaka mfite na public maze kugira nzi ko abantu bagomba kunyaka ingoma buri kwezi cyangwa buri uko babashe guhuza nanjye bagomba kumaza bimeze gute uri ufite abantu bahora bakubaza aho ibintu byawe bigeze cyangwa bakwishyuza nk'imizigo wowe wumva ko ufite time to work ufite nyine ibintu byo gutanga ku bantu so njyewe platform yanjye ihagaze fresh mfite abafana hanze y'igihugu no mu Rwanda nabo barahari like all over the world dufite public y'abantu niyo batari benshi ariko bo ubwabo babasha gutuma maintaining ibintu dukora tugakomeza kubikora umuziki ubaka kanya dushobora kuba wenda turi kuganira kibazo umuziki wa Mr Kiswahili na ukura he umuziki wanjye wawusanga kuri platform zose za audio marka za kuri distrokit naho ngo bigiye kugeraho hose YouTube ni Mr Kiswahili n'izindi platform zose Facebook Instagram izina ni rimwe wabaye mu itsinda bya byina trap ese kuba ubu wenda mutari gukorana usobona nta cyo gishobora kuba gihari kuri ubu bitewe na gahunda nafashe na gahunda zose ndimo mbona nta cyo gihari kuko na mbere yuko turekera gukorana hari ibitaragendaga fresh hari ibitarabaga buriya ntago abantu babazi ibintu biri kuba nubwo babazi story behind hari igihe ufite kubona ibintu ukibwira ko aribwo bigeze aryoshye kandi noneho indana aribwo noneho birimo birazamba ubwo urumva ngewe kuba ubu ngubu mpagaze nka Mr Kiswahili njyenyine ntacyo bintwaye ese ko music akenshi music hari nk'abantu babona ibihangano bisohoka bakagira ngo nta wenda nta n'imbaraga zatakaje ariko buriya behind ya project nzima haba hari imbaraga zitari nkeya amaboko y'abantu amafaranga wowe navuga ngo uburyo support y'umuziki wayituruka he support y'umuziki wanjye nyishakamo nta manager ngira na like uretse nka family nka my mom sometimes hari igihe ambwira bimeze gute nkamubwira gutya na gutya tukavugana ariko nta wundi muntu ngira wa supporting ibintu byanjye kandi dukora ibintu byiza cyane ariko nta bandi bantu dufite babisupportinga ariko ibyo ntabwo byatuza gukora as long as tuzi icyo dushaka tuza turi kugana we keep shooting on you ese navuga ngo industry hano mu Rwanda uyibona gutse kubijyanye na n'umuziki industry yo mu Rwanda buriya se mbivuge gute like hari ibintu batarabona hari ibintu bataranashyira mu bikorwa kuko bafite system bakoramo imiteguti imeze nk'udukundi like bafite ukuntu bagenda basupporting abantu bamwe abandi bakabahoza hasi abandi baka like no se twumva ingoma zimwe igihe cyose ku maradiyo
kandi ndakeka nawe niba wumva radio urabyumva cyangwa se aba entertainer mu Rwanda bareba ubona ukuntu bakora bafite no kuzana umusani ngo mushyashya ariko kuko wenda uwo umusani bahuje cyangwa bahuriye ahantu runaka agahita yumva ko n'uyu nguyu agapushinga akareka abantu bose something new twabazaniye kandi mu by'ukuri nta n'ikintu kizima arimo aravuga ubwo urumva mu gihe industry itabasha gufata abapeti babasha cyangwa se bafite ibintu bya danger wabapushinge nka Niger hari abasaninga benshi cyane ariko bose ufite imana wese igihe cye kiragera akagaragara kuko bo ikibuga cyabo kiri open nibo bana ubasha tu erekana icyo ushoboye abantu bo barihitiramo icyo kintu nicyo kibura muri industry yacu barabura kujya bereka abanyarwanda basani bose hama none abanyarwanda bo bakihitiramo kuko nzi ko nabo batahitamo ibintu bibi ariko guhitamo ibintu bibi kwabo nuko ari byo baba baberetse urumva acyari ikibazo cyatari Mr. Kiswahili, most of the time navuga ko itangazamakuru cyangwa se uburyo bwo kuba bwa publishing imiziki y'aba television ndetse n'amaradiyo bakunda gushinja zimwe mu njyana navuga ngo ziba zifite ziri versus ziri dirty like ziri violence the violence even hari n'amagambo akenshi ubusanga nyine arimo bite n'uburyo yani itangazamakuru ya unlimited navuga ngo ntago wabuza umwana kureba televiziyo si wabuza mbega hari abo wagira ngo ibigenewe bakabaza se kuki wenda mudakora dirty and clean version ziburi impamvu bibaho like buri field ifite ukuntu ibikora nka field ya hip hop uburyo lyrics ziba zanditse biba biri hard yego sometimes n'amagambo ari dirty ariko nago wafata blame yidushireho cyangwa se wari wese afata ashire blame ku baraperi kuko n'abantu bakora R&B baririmba ibintu biri dirty sometimes n'amashusho batwereka bari dirty ahubwo sinzi impamvu abantu batajya kubikomantaringaho bavuga kuki batweretse amashusho ari dirty no sari kukubwira lyrics ziri dirty n'amashusho ari dirty n'iki kihuta ni n'amashusho si videos amashusho ari dirty niyo yihuta kuko n'umwana mutoya arabireba njye mfite kuririmba ibintu mupete mutoya nabyumve ariko wowe ukabyumva wowe kuko wabyumvisha ukabasha kumbwira ati bimeze gutya ariko mupete mutoya atabyumvisha ariko noneho wewe nufata video ugashyiramo all kind of shit gizo umuntu wese biramugeraho yaba umukuru yaba mutoya so ntabwo bafite ku blaming hip hop kubera ngo tuba dufite sometimes lyrics ziri hard ziri dirty that's how bigomba kugenda kugiye cyaba Tupac kuva hip hop yajya kuri map it's like that ni hardcore nyine ni gutyo tu ntago bakwiye ku no muri make no kuvuga ngo ntago bagakwiye ku blaming ibijyanye n'imyandikire yanyu gusa akenshi hari nka impamvu wenda hip hop bavuga ko hazamo dirty things nuko zo ziba nta kuzimiza kuba kurimo like they talk reality ni talk reality sometimes abantu bakenera ko ubaha reality kugira ngo bumve no se urugero nk'aba ba entertainer bo mu Rwanda like nka Zero Trap yataza kubabwira niyo bahinduka cyangwa ne bahinduka it's up to them but no kubereka ko we see you tubona ibyo bakora we are around ntabwo turi kure yabo iyo Zero Trap ataza kubabwira cyangwa se abarabure muri buriya buryo nka buriya ntabwo abantu benshi bari kubyumva kuko sometimes ukuri kurakonta man ukuri kurakonta abantu babasabwa kumva ukuri kugira ngo babone umurongo bagenderaho bro so ubu ngubu genge yawe navuga ngo genge yawe n'iki kintu wenda navuga ngo wishimira ku bijyanye n'umuziki wawe genge yanjye ni bless up to them bose kabisa kubera buri video we support each other uko twishoboye ibintu bigakoreka since day one we all support each other buri muntu ufite igikorwa dushaka ukuntu tugishyira kuri map kikagaragara tukigumana mu bikoni like nyine gang ni fresh bro bose barasupportingana barafashanya like it's all about hustle and grinding up ese indirimbo uheruka gushyira hanze yitwa gute itwa turataruka you waduhaye verse waduhaye freestyle but soon mfite some track nge
kudropinga nka zingahe. I hope ko baza appreciating kuko nzi ko ari fresh cyane kabisa. Yeah man. Inspiration z'umuziki wazo turuka kuki? Like ngewe mba inspired n'ibintu umuntu mbona. Like all kind of things babiri around us. Ngenzi ko ibyo tubona byo ari amasomo. Uri urugero kuri ngewe, urugero kuri wowe, runaka n'urugero kuri runaka. Like twebwe field turimo turareba nk'abasani tugashyira ku rupapuro tukajya tugashutinga nkahita nkuhereza reality. Like urumva ngewe inspiration ituruka ku bintu mbona, life mbamo. Ingero zose ngenda mbona muri life kuko buri munsi naje gusanga every new day is a brand new day. Nta munsi usa nk'uwundi kuko buri munsi kuje usiga amasomo mashyashya, usiga amashusho mashyashya, usiga ibintu bishyashya. Urumva I'm always inspired by life to do my music. Ese navuga ngo motivation verse ukunda kuvuga ati ngewe ewani verse niyo ikunda kukumumika avuga ati ngewe Mr. Kiswahili nzarari imihanda nzirukanke ewani nzarari munsi y'amakarita ariko this is my life. Like verse nyinshi zinkoma ariko harimo izo nkunda zimwe na zimwe ikunda kugukoma byatari ikunda kungoma. Niyo mvuga ngo kubera SID iri Kigali nafashe umwanzuro ndazirika twana tose turi kumedita tuyoza impamvu ngemba nari kuvuga nifitiye shida z'umufuka imyaka iri kunsigira kwiruka mero kukiri muto nkuruta amabere n'isurenda guturika umutureke dutumutwe na plan dufite yo gukora igikwe ndebera umuhu gitari kuzana lengeze kumedita turi muri time yo kuzunguza musama na hit yabikora ngiza tahene ndisama zani zo bori zawe tuzigonge everyday. Man, none se ikindi kintu gang umunsi mperukana nazo talk arambwira ngo nta munyongo ry'ibenzi. Yarambwira ati nta munyongo ry'ibenzi kabisa ati ibintu byo kurya ibenzi wapi. Ubundi niki kintu kikubwira ati ngewe I can't fall in relationship. Like undi ikintu avuze ngo nta munyongo ry'ibenzi. Urabona iyo udafite financially udashyushye utameze fresh you can't hook with a girl. Kubera ko gukinga n'icyana birasaba some money, birasaba some time. Nge time yanjye yose nyimara ndi guhasoringa ndi kwiruka ku bintu byanjye kuko na buri relationship ngerageje nta nubwo imara n'ukwezi kubera iki like umwana ashobora kubona nakwemera ariko tungiye kwa kubura time atari kuyibura kuko nanze kukureba cyangwa kumwitaho cyangwa kugira iki ariko ngiye ndi busy na bya bintu byanjye. Naje gusanga buri hari igihe ufite love ku bindi bintu wowe utabizi bikakujyanira umwanya kandi bikene mu mwanya abandi bantu bose bagukikije. Urumva rero yavuze ngo nta mustar ry'ibenzi like cyangwa nta munyongo ry'ibenzi. Urumva tu udafite ibiceri no time to chill with girls man. Nese muri make bivuze ko umunsi ibiceri byabonetse aribwo zavuga ati mbonye time. Nibinaboneka sinzi ko nza aribwo bizaba bibaye byadanje kuko nose na relationship z'iki gihe zose ziri fact of like nago. So we wanna so man. Aso ndubona love atari scam. Love ni scam. Love ni scam. Love ni scam. Kubera rigiye noneho buri guciringa n'icyana ugasanga icyana noneho giciringa na gang yose. Utabizi. Ibaze noneho icyana cyiza cyane cyabitumye gutyo. Kitambaza. Kiri gutambaza abantu. Kandi noneho ari kumwe nacyo kajya ubona kiri ari mu kazi ari tayari iki n'iki. Mukanya ukajya kumva noneho umudugudu wose yanditse izina. Ubwo urumva cyangwa se ugasanga umupeti noneho na akenshi ubu ngubu noneho ubu bisigaye byarabaye birebire. Buri munsi twumva case y'umu star cyangwa se popular person wabaye arrested bitewe no kugira gute no kuba yasambanyije umwana tuje imyaka y'ubukure staff nk'izo ngizo. Ubundi wowe ubona ikibazo ari iki? Ikibazo kiba kiri ku mpande zombi yaba kuwasambanyije yaba no kuwasambanyijwe kuko ndakeka ko abenshi ntago bafatwa kuko aribo babigizemo uruhare 100% kubera nge nsigaye mbona tu n'abana b'i Kigali nabo ubwabo barashyushye barasaze byatari
ewana bashaka abaji bya danje. So abaji nabo rero sometimes ari gihe batabaye kenge agasanga noneho yabisoje apopo zamugezeho. Urumva nyine tu na makosa aba ku mpande zombi ariko ntago bakwiye gutuma ibyo byose biba. To like wowe no ugomba kwifatira umwanzuro ukamenya the way you wanna do your things, the way you wanna walk. Yeah, reba abo ryamana nabo, reba abo ugendana nabo, reba abo usangira nabo, reba inshuti zawe, ureba iki. Ibintu byose ugomba gucekinga nyine ukagira umurongo ugenderaho kabisa. Kuko ubu ngubu navuga ko ikintu kiri hit umustar uti arrested kubera drugs, aba arrested kubera underage. Sibyo kandi ahanini ugasanga hari wenda umuntu ubona fame akavuga ati ko byasi kose ngo abana bose nabanje ngo gutondekanya ku murongo. Kandi ikindi nowadays ntago navuga ngo bigirwamo uruhare ni impande zombi, yaba ku ruhare navuga ngo rwakoze icyaha n'uwagikorewe. Kandi ikindi navuga ko inzego z'ubutabera zo ntago zireba ngo gwese ngo system byanyuzemo ikibareba n'icyano uko bareba ko crime yabaye. Ndagira ngo utange advice ku muntu wese uzareba interview uri muri career entertainment cyangwa se navuga ngo uhanzwe amaso n'ikintu bisa fame. Like ikintu nababwira buri abantu bari gucesinga fame. Fame izana ibintu byinshi cyane, izana abana, izana inshuti, izana snitches, izana abanzi, ibintu byose ibyiza n'ibibi birabizana. So wowe mu gihe noneho ubonye ya fame cyangwa ukabona birakoretse ejo birariye, nyine birinde kuhita uyagara kuko nuyagara urasigara man. Urasigara kuko nzi ko niyo ributa kujyana kuko bafashe umwana ku ngufu cyangwa basambanyije umupeti uri underage, nabo ubwabo bafite kukwangiza. Sometimes nobody knows. Ntawamenya ukuntu byagenda. Nabo ubwabo mbere yuko polisi kujyana nabo bafite kukwangiza utabizi. Ndakeka urumva ibyo ndi kuvuga. Like nyine tu umuntu wese uri gucesinga fame cyangwa abantu bose bari muri industry ya music baciringe tu na bya danje man, ugende gakeya. Yabamwita Mr. Kiswahili, the biggest rapper, ariko nakubwira ngo numwe mu bantu bakeneye support. Niba ukunda music nyarwanda, niba ukunda hip hop culture, ikindi kandi niba ukeneye kari izindi mpano zigaragara navuga ngo kuri platform zose, navuga ngo this is the choice y'umuntu wari wese ushaka kuba supportinga. Yakubwiye platform ushaka kubasanga umuziki wiwe, ariko nanone akanakubwira ngo afite inzozi zo kuba yagira ahantu agomba kuzagira, akanagira inama z'umuntu wari wese ushaka kubura uri muri industry cyaga kwiye gukora kugira ngo niba ari dream chaser ibintu bye byose bizagenda straight. Ariko se nkabaza se sibye hari nk'umuntu akakanya uri kukura akavuga se ni gute ubu ngubu hari abo nawe inspire. Hari abantu inspire ako se ngo ati niye nama wagira umuntu ukiza muri music. Like inama nagira umuntu wese ugitangira career ya music cyangwa ukigera muri music vuba, ikintu cya mbere namubwira trying to kwishaka, yimenye, ashake personality ye, umwihariko we, like agira ibintu bye tu. Urabona buri musani, abasani ni benshi muri industry, so buri wese aje aririmba nka runaka, buri wese aje akora nka runaka, ntago byaba bifite isura nziza. Urumva buri musani wese arasabwa kuba afite nyine tu wa mwihariko we, ibintu byihariye abantu bamuziho. Nkanjye uvuze Mr. Kiswahili, umuntu atamenya umuntu uvuze. Utanavuze Mr. Kiswahili wowe ukireba ingoma yanjye cyangwa ukireba uburyo ndi guflowing, tubona ko n'ahandi hantu urabibona n'undi muntu uzi flowing gutyo. Urumva buri musani wese arasabwa y'abantu kuba afite ya self esteem yiwe, akaba afite creativity zihariye kabisa utasanga n'undi musani wari we wese. Amwita Mr. Kiswahili, turi no gusoza tuya ngo duhereze verse ya bye bye. Verse ya bye bye.
ngo haso zino niza kweli bibaho ko wabaho na biceli ngo kandi umunyonge nagira amapenzi mugende makeri mpaka kumugezi sinarinzi ko byaba umugane n'izina nakoze rikabaho nari show umuhora miyo mutubari nizatuma munakatira amafari asubundi ubwo nicyo utabona ko kuva kera nahoze mbiyona winyinjirira mu buzima ukitry ndakwereka ko nge nakina ndazi neza kabisi badashima nimukanire muziko muduhima na bamwe njya numva bafira nibo bashaka kunyereka inzira amasas na launch and serial killer bigeza onge sinjya ngira umutima saka hela muzika yanjye kwitara ndazi kubizi ko nshona nozana sababu ndagukoshona kururusha kiyovora ni wabishobora ndi kugukosora aho ndi nabuze icyo nora nundi hafi wese ndi kumugora nkaragado nikorera imizigo sinshaka kurangirira muri vigo ve mu bunyonge nkora ibililigo naho kuzumbwira gukatira sibyo nukanzanire bam shit nkizo wallahi nutareka tsikini bigo mbona uzarangira nkabi nka figo mwanje mwazituma wiyumva nka figo. Aramwita Mr. Kiswahili akagana avuga ngo nk'ijambo ushobora kubabwira umuntu wese uzakureba umuntu wese ukunda music yawe niki kintu wamubwira? Umuntu wese ukunda music yanjye umuntu wese uri kundeba ikintu cyambere namusaba no gufollowing ibintu nkora like agacheckinga platforms zanjye zose social media zanjye zose agakora follow kuri YouTube subscribe akazitanga like ikintu mbasaba tuno gusupportinga music yacu man. Ndi kumwe na gang dufite gang ngari ubu ntago barabaho imizigo ubu ngubu nibwo noneho bagiye kubatamo ibintu by'ukuri so ikintu ngiye mbasaba no gupushinga ibintu byacu bagasharinga bakabigeza ku bantu bose tu. So bamwita Mr. Kiswahili no turi kumwe tukaganira ku muziki we yakubwiye byinshi ariko nakubwiye ngo you got his ID wabonye navuga ngo umwihariko cyangwa se ibimuranga mu bijyanye n'umuziki we niba ukeneye indi episode navuga ngo guma kuri Awaye TV show subscribe comment and share. Of course my name this is Prati ubundi ibindi byose tuzabikurikirane next time. Pull up Scripper.